ariko ijambo rirambwiye ngo ela stodi kasti ibasha yabango ndarahiye nirahiye nitwa isumba byose nitwa ishobora byose ntabwo nzabesha Dawidi abantu baramubesha ariko sinzamubesha abantu bamubwiye neza baramusingiza abagore bamushyira hejuru ariko igihe kigeze baramurekura reka nkubwire naho isi yakurekura Imana yacu iradufasha naho isi yaturekura naho isi yaturekura sinakurekura kiga ukarangiza amashuri yawe yose ukagerekaho n'ayandi ariko isi ikakurekura uri umuhanga ubwenge bwinshi warabonye diplome nziza warabonye amanota ahagije igitabo cyawe ari icyambere isi ikakurekura wagera ugiye kudepoza ukavuga ngo ntahangana nta myanya ihari yararangiye kandi byanditse ko abandi bari kudepoza isi ikakurekura sirakurekura ukavuga uti sinize ariko wajya kwiga imodoka ashaka ahari perimi nazayitwara nkatwarira abandi nkakora bikagenda neza ugashaka akazi kandi imodoka zuzuye muri Kigali barimo bashaka n'abakozi bashaka n'abashoferi ariko wowe ukayoberwa ahantu barimo gushaka abashoferi sirakurekura ariko nje kukubwira ngo naho yakurekura Imana yacu itazatureka Imana idukurikirana uyu mwaka ndakubwira ngo Imana igukurikirana uyu mwaka ndakubwira ngo Imana igukurikirana uyu mwaka ndakubwira ngo Imana igukurikirana aya mezi Imana igukurikirane kugera ndi umukristo wa hano abo ni abashyitsi nibwiraga nshimiye Imana inyemereye kongera kuboneka uyu munsi ku wa mbere washize ntabwo nateranye ariko nari nzi ko ndi buterane mvaga ndi buterane ndibuze nta kibazo tuza gukora urugendo ku wa gatandatu tuva inaha saa 4 z'amanywa tujya Cyangugu bana natwe tugerayo saa 2 n'iminota mike twari tugezeyo cyumweru biba ngombwa ko tujya ku rusengero aho twari tugiye ko ku rusengero ntabwo ariho twaraye duhaguruka tugiye nabo twari turi kumwe naho twari twaraye tujyanye nabo tugeze mu nzira imodoka irazima zimye dushaka uburyo twagera kwabyutse imvura nyinshi cyane nyinshi ku buryo twahagurutseyo imvura ihise ntabwo twari kugenda imvura igwa byari ngombwa ko byadusaba guca mu mazi byashoboka ko twagerayo n'ubundi n'imodoka ariko ntitwari kugenda n'imodoka ngo tugereyo kubera ubunyereri cyangwa ngo murahazi kugira ngo tugere aho twari tugiye mu buryo bwari butworoheye twagombaga kugera ku mazi ku Kivu tugaparika imodoka tukambuka mu bwato imvura rero iragwa kugira ngo ubwato buze imvura igwa ntibyari gukunda ni ngombwa ko turindira imvura irahita imvura ihita mu masaha 4 saa 5 turahaguruka ngo tugende ku rusengero ntacyo byari bitwaye kuko twari dufite igiterane n'ubundi twari bukoremo nitwe twagombaga kukiyobora tukagenda tugisoza tugeze mu nzira imodoka ibirazima turwana nayo tugira ngo ni essence twari turi kumwe bafite imodoka aratubwira ati reka ajya kubazanira essence aragenda arayizana ayitugejeje tuyishyize mu modoka dusanga siyo ngombwa ko duhamagara umukanishi twigira inama y'uko duhindura noneho abari bari mu modoka ye bagasigara twebwe tugiye mu ivugabutumwa tukagenda turagenda imodoka tuyishakira umukanishi abana nayo barayifasha nabo bandi twari tujyanye mu giterane nabo ngombwa ko dusanga ku mazi twambukira rimwe ivugabutumwa riba ryiza Imana iradufasha abihana barihana imirimo n'ibitangaza birakoreka aho ngaho duhaguruka saa 10 hafi n'igice n'ubundi Imana iba yadufashije imvura yahise neza ahantu umutse tuzamuka n'amamodoka yacu ko nayandi yari yakize turagenda
saa 2:30 nibwo twagombaga guhaguruka neza icyango, kuko abandi bantu twagombaga gusura, twahaguruka tukaza. Tuhagurutse ngo tuze, imodoka tuyakije izi mitara. Aho baratubwira batari ko mwaraye nibura mugahaguruka nka saa 8 ko burabwenda gucya, ariko nta kibazo muri buce ku Kibuye, umuhanda utakiri mubi cyane. Twangoya reka tugende ngo biri kose turagerayo. Tugeze mu nzira, imodoka izima amatara yose. Birenga kuzima amatara yose iranibana. Yibana mu rwego tudashobora gukomeza ngo tugende hatabona. Aho kubera ko amatara yo ku muhanda yakaga, tugenda dukoresha amatara yo ku muhanda. Tuza kugera ahantu amatara yo ku muhanda adahari. Shoferi ava mu modoka, ashyira telefone ku modoka arayizirikaho, tugendera ku itara ya telefone. Turasunika, tugenda nk'urugendo rw'iminota nka 40. Rwose gutyo tugeze imbere, imvura ngo ba ibiraguye. Essuie-glace nizikora, itara naryo rya itoroshi ya telefone ntiri bukunde, imvura iri. Imana iradufasha cyokora, tugera ahantu heza turaparika. Uburyo Imana yaturinzemo bukomeye nubwo bivuga byoroshye, ubwo tugendera ku itara rya telefone, usibye Imana yaciye inzira gakoresha leta bagashyira imirongo y'imyeru mu muhanda. Nicyo kintu cyatuyoboye kugira ngo tugende. Iriya mirongo yo mu muhanda y'umweru itahaba, tuba twaragiye turenga umuhanda tukaba twagenda tukariho, kubera ko itoroshi iramurika, yamurika gakubita kuri wa murongo, umushoferi akabona ko nyine ageze ahantu atagomba kurenga umuhanda. Urumva abo twari turi kumwe hafi ya bose barisinzirira. Shoferi turi kumwe nawe simwizeye neza kuko n'ubundi ni yari naharasinzira. Ubwo byasabye ngewe kuba maso. Mba maso ku buryo nashobora no gufatwa na gatotsi n'isegonda. Kandi kuwa gatandatu nijoro ntabwo twaryamye, twaraye dusengera aho twari turi, turyama nibura nka saa 9. Byansaba gukanura, umva abantu b'inyuma yanjye bose barimo baragona. Bese mbana n'umushoferi maso, nkajya ncunga ku jisho nkabona gatotsi karamufasha. Nkabona arimo arigira gutya, irambura nturafashwe tu. Turafashwe. Turimo turagendera ku itara, ku itoroshi ya telefone, ibitotsi nabyo ni byose. Ndavuga nti Imana ishobora byose. Uru rugendo rubemo utuyobore nkuko ayoboye Abisiraheli. Imana iradufasha, tugeza mu nzira turaparika, turasinzira. Tugeza saa 12 za mu gitondo. Ku Kibuye ho bunacya butinze cyangwa mu cyaro hose. Saa 12 nibura nibwo wabonaga ko hakeye. Ko nubwo twagezeyo imvura iragomeza iragwa, tuba mu modoka imvura inoko. Iraduhagurutsa Imana, turahaza tugeza Muhanga amahoro. Tugeze Muhanga nibura ndahazi, irongera irazima. Magara umukanishi, ufite mubyara wanjye w'umukanishi yarariyo, yamamagara numva ari Muhanga, nabwana ngiye ufashe ya modoka ko ni usanzwe anayikora, arayikora. Turahaguruka turaza, ayikora neza rwose nta kibazo igenda. Tugeze ngo tuze nanone irongera iribana. Abapolisi baduhagaritse ntitwamanura ikirahure. Imvura iguye ntitwakoresha essuie-glace n'ukongera tugahagarara, kuko imvura ntiwagenda imvura igwa nubwo habona. Essuie-glace idakora se ubwo umushoferi yabona. Cyokora Imana iturinda imvura kuva Muhanga. Abapolisi baduhagarikiye kuri Nyabarongo, naho baradutinza nyine batubwira ngo turi mideni turishyura. Turahaguruka turaza. Tugeze hano haruguru tukuramo abavamo, turazamuka tugeze kwa dirije nawe ngave imodoka tiwe ngo avemo, twatse imodoka ngo tutahe iranga. Ndavuga nti Imana ishimwe, twageze mu rugo ni mu Gisiga aho ngaho. Amagara umugabo ntinyoherereza imodoka inkure hano, turahaye zirongera irazima. Ariko turashima Imana ko yabanye natwe. Imana yarahatubereye, Imana iraturinda mu icyubahiro, zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero niyo mpamvu kuwa mbere mutambonye hano, twavuyeyo saa 4 za nimugoroba, saa 3 nibwo twari duhagurutse hafi aho, tugera inaha ngaha saa 11 z'umugoroba nibwo twari tugeze aha ngaha. Ubwo mwe mwari mwasohotse mwatashye, nibwo twari turi hano haruguru. Imana ishimwe ko yabanye natwe. Imana yaraturinze rero
no kuwa gatandatu ejo bundi Imana ibana natwe. Ni ukuvuga ngo usibye kuba tuzi gukorera Imana icyo ari cyo, ntabwo byo kuba ndi hano pe, ubu ndananiwe ku buryo bwose. Kuwa gatandatu twari turi ku Kibuye, twahagurutseyo nabwo ejo nijoro, turaza ku mugoroba saa 12 Imana tugeze inaha amahoro. Ubu yaba ari akazi simba nagiyeyo, rero kubera ko nzi inyungu zo gukorera Imana, nzi no gusenga icyo bibyara. Ibintu birakora, ushobora gusiba akazi ariko sinsibe gusenga, kuko kazi bishobora kwanga ariko naza ahangaha bikemera. Kuba nicaye ahangaha nabizi ko mu mujyi bashobora kuba baticaye busa, ushobora kuba barimo gucuruza, kubera ko turi imbere y'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mwanya muto ngiye gukoresha avuga ngo bampaye, ahubwo ngiye numva ashaka kwiga, gende sabe ntabwo ndi butinde. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ntabwo dukoresha igihe gitoya, umwigisha wacu akaza kutuganiriza amagambo Imana yashyize ku mutima we. Yashimiye Imana yabanye natwe ku Kibuye. Ubundi ku Kibuye ntazi nzi Karongi, ariko ntabwo nari nzi ibyaro byo ku Kibuye. Mbyutse abakozi bantekere, kandi sinari kubyuka njya kuwa mbere, kuko kuwa mbere sinjya njye. Urumva amaze iminsi mu masengesho ntateguye. Warya ute? Baradutekeye ubunyobwa n'intuzi, isambaza ziyahe nibura wazirya, yabaye ubunyobwa se n'intoryi. Isambaza se turi ku Kivu, ubunyobwa bw'abantu bagera muri 85. Ntabwo ari uko ntarya ubunyobwa, ariko rya ubunyobwa bw'abantu 85 butetse bute? ntabwo buhiye. N'umuceri wa kigori. Kuva tuhageze kwa gatandatu saa 6 nibyo twariye. Nijoro ngo bahinduye intebe, badutekera agatogo k'ibirayi. Uruhande amasorori yarabiri, naho bateguye amasorori menshi, Imana bamugisha pe, ntako batagize. Bategura amasorori menshi n'amasahani ahagije. Kwari korali twari twagennye, ko nyene nagiye mu kuvuga butumwa, iyo korali duhurira nayo iturutse hano. Bahinduye isorori ngo ni ya kabiri, yarimo agatogo k'igitoki, harimo n'imboga, ugenda ubona mu ruboga rumwe. Ubwo utariye agatogo k'ibirayi, harije agatogo k'ibitoki, nawe he birya uryame, wumva ibintu biri buze kurara bivugira mu nda. Ariko barakoze ko niko bangana, niko bushobozi bwa, kandi batugaburiye neza. Imana ibaha umugisha, batugaburiye neza, usibye nyine ku bantu tuba dufite mu nda tutiyizeye neza, ariko abifite mu nda hizeye baguwe neza, bagubwa neza rwose. Kereka njyewe ufite mu nda numva ntajya nizera. Ku cyumweru ejo batugaburira neza pe, baduha umuceri, baduha n'ifiriti n'imboga, ya sosi y'ubunyobwa nazanjye. Imana ibana natwe. Cyokora nk'abayobozi n'abavuga butumwa dukomeye barengejeho, cyokora Imana ibakoresha barenza higi, bagura n'akazi ya fanta. Kuva nahagera kwa gatandatu sinigeze mpabona umudiyakoni. Sinigeze mbona umudiyakoni. Mujye mureka dukorera Imana, kuko Imana yaduhaye uburyo bwo kuyikorera. Sinigeze mbabona umudiyakoni wambaza ngo mwoze mute, twoza amazi ashyushye, ariko sinzi abayashyuhije, kuko nta mudiyakoni nigeze mbona. Mwarimu niwe wateruraga ibiturisho, akongera akagaruka akajya kongorera uri hariya hirya, akongera akagaruka akakongorera wowe, twakenera mwarimu tukongera dufata umwanzuro wo kubyikorera. Twese twicamo imice turiga, dukora umurimo aha hantu turabikora. Ku cyumweru umushumba niwe wadufunguriye fanta, abadiyakoni bariye. Ariko dukwiye gukorera Imana, ariko Imana yakoze umurimo ukomeye aho hantu. N'uyu munsi tuzasubirayo, twabemereye ko tuzasubirayo. Kuyihe mpamvu? Bari bafite icyifuzo cyo kubaka Yorodani, abantu babo bose ngo babatijwe, bajya kubatizwa mu gishanga, none abatinye kujya batizwa mu mazi mabi bagahita babivamo bakagwa. Nta munyamuntu mbese nta wigira igice bagira, ni nka 3, 4, 5. Ariko ejo no kuwa gatandatu twabonye abantu 78 bakijijwe. Imana ikora imirimo ikomeye, turayibona.
icyifuzo cyabo cyari ukubaka Yorodani, kandi abo twari twajyanye na korali twari turi kumwe nayo y'ahantu ntavuze ni abantu baciriritse rwose, baciriritse nabo ubwabo, no gukodesha ritiko ngo bajyayo ni imbaraga z'Imana zabikoze. Ariko ivugabutumwa ntigahora ijyarura uburyo ishyigikirwa kandi umurimo ugakorwa, bakora umurimo ukomeye. Twari dufite icyo cyifuzo rero cya bije ya miliyoni 2 kugira ngo bubake Yorodani, bakore n'urusengero rwabo inyuma, kuko bafite urusengero runini cyane ariko ubona ko amazi ashobora gusenya kubera ko nta rigori hafite. Bari bafite bije ya miliyoni 2. Twavuyeyo batanze miliyoni 1,850,000. Ntabwo ari amafaranga menshi. Imana yarakoze rero n'umukozi w'umuhanga. Tubemerera ko umunsi abo bantu bose bakijijwe batangira uyu munsi ngira ngo batangiye umurimo wo kubaka gukora Yorodani, niba yuzuza bazaduhamagara tukajya mu mubatizo w'abo bantu. Ibiryo tuzarya politike nakoresheje narababwiye nti rero nanjye ndemera ko tuzasangira n'abo banyamubatizo kugira ngo ntazongera kwicwa n'inzara. Ntinabyemera, tuzasangira n'abo banyagice bose uwo munsi twaje gutaha Yorodani. Umuceri nzawizanira wa mbere muri Kigali wita John nomero ya mbere, nzawizanira naho ntabakagira ngo impamvu zo gusangira n'abanyagice, ahubwo ni impamvu y'inzara. Abantu babo bose n'abari baho turi kumwe, abandi bati natwe inyama tuzazizana uko ntazo twariye, twemera kwitangira inyama tuzarya iyo minsi yose tuzaba turi. Abandi bati nanjye salisa, abandi bati nanjye ibintu byose bizakoreshwa aho ngaho, abandi ati n'ibyo fata zizanyobwa tuzazitanga. Nuvuga ngo ab'i Kigali twitangiye ibyo kuziyakira dusubiye gutaha Yorodani. Ariko Imana irakora. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 3, igice cya 3 umurongo wa 20. 3:20 aravuze ngo nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukorera. Muracyarimo gusoma umurongo ukurikiye si 21. Oya ni muwihorera. Mvugo no Bibiliya ivuze. Aravuze ngo nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Nukibasha irabashije. Nukugira gute? Ibasha. Nukugira gute? Ibasha. Aravuze ngo nukwibasha. Ibasha. Shaka kuvuga ibasha, abona kuvuga ibiruta. Nukibasha. Aho ndi wivuga. Ni umugabo Pawulo. Arimo arabwira Abefeso, arabandikiye mu ntege nkeya zabo no mu mibabaro yabo no mu gahinda kabo no mu kaga kabo no mu bibazo byabo no mu ntambara zabo no mu bibagoye no mu bibaruhije bitumye bashobora no kuba bata Imana bakayirekura bakayiva, bitumye barekura umusaraba bakibagirwa imbaraga za Kristo zakoze ibyo, zituma ibyago bibagezeho batabasha kwiringira ikora, cyane ko nta byiringiro bagifite byamaze kubashiramo, cyane ko ubuzima bwabo babona bitagishoboka ko byashoboka ko hari icyo Imana yakora. Byiringiro byabo birabuze ndetse bigeretseho no gutakara. Kindi babuze amagambo yo guhumurizanya, nta ubwira undi ngo komera pole, buri wese arirwariza. Pawulo arabareba arabitegereza, abona bagiye gutendebuka no gucika intege. Abefeso arabitegereza, babona igihe cyo kurekura Imana no gushira umusaraba hasi kirabasatiriye. Abitegereza arabazenguruka arabareba, abona bamwe batangiye kubwirana bati hariyo tureka tugasubira inyuma tukarekura. Kuba mu Mana ntacyo bikimaze, kuba mu Mana ntacyo bikitumariye, nta n'icyo twabonye. Nyamara reka nkubwire, ibihe bikomeye byibagiza umuntu iby'Imana yakoze hambere hashize, bikamutera kurekura Imana atiringira ko hari ikizakora hazaza, kubera ko ibya none byibagiza umuntu umusaraba akarekura yibagiwe ko hari icyo Imana yakoze mu minsi yashize. Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, tekereza umurimo w'intoki zawe,
kuramburira amaboko. Nagezeyo ndebye inzara iri ku kibuye, ndavuga n'uwo abantu bavuga ku kibuye ejo nzababwira barambura amaboko bashimire Kristo wabakuye mu nzara. Kandi ntabwo ari nyenyine, ubu n'abandi bantu bari bari kumwe n'Imana nabo baje hano bavuga, kuko n'ubundi biraturanye, ni hafi, ni hafi. Ariko Pawulo arababwira ngo reka mbabwire yemwe b'Efeso mwe, reka mbabwire abantu baje gusenga mu cyumba cyo kuwa mbere, reka mbabwire abantu bahasejemu, mwitenda mukamwinanirwa, iyi Imana ibasha gukora ibiruta cyane era yatwibwira n'ibyo dutekereza. Jambo ryaravuze muri Zaburi, yaravuze ngo do ndirahiye mvugishije ukuri n'Imana isumba byose ntabwo nzabeshya Dawidi. Kamubwira ijambo rikomeye, abantu bakubeshya ariko Imana yacu ntabwo ibeshya. Abantu bakuvaho bakaguta bakanagusezeranya, wanabahamagara ntibakwitabe, telefone bakayikuraho, ariko ijambo rirambwiye ngo era hitodi kasti ibasha. Yavango ndarahiye, ndirahiye nitwa isumba byose, nitwa ishobora byose, ntabwo nzabeshya Dawidi. Abantu baramubeshya ariko sinzamubeshya. Abantu bamubwiye neza baramusingiza, abagore bamushyira hejuru, ariko igihe kigeze baramurekura. Reka nkubwire, naho isi yakurekura Imana yacu iradufasha. Naho isi yaturekura, naho isi yaturekura, sirakurekura kiga ukarangiza amashuri yawe yose ukagerekaho n'ayandi, ariko isi ikakurekura. Uri umuhanga, ubwenge bwinshi, warabonye diplome nziza, warabonye amanota ahagije, igitabo cyawe ari icya mbere, isi ikakurekura. Wagera ugiye kudepoza ukavuga ngo ntahangana, nta myanya ihari yararangiye, kandi byanditse ko abandi bari kudepoza, isi ikakurekura. Sirakurekura, sirakurekura. Ukavuga uti sinize, ariko wajya kwiga imodoka ashaka ahari perimi nazayitwara nkatwarira abandi, nkakora bikagenda neza. Ugashaka akazi kandi imodoka zuzuye muri Kigali, barimo bashaka n'abakozi, bashaka n'abashoferi, ariko wowe ukayoberwa ahantu barimo gushaka abashoferi. Sirakurekura, sirakurekura, kakurekura. Ariko nje kukubwira ngo naho yakurekura Imana yacu ibasha. Itazaturekura, itazatureka. Imana idukurikirana uyu mwaka. Amen. Ndakubwira ngo Imana igukurikirana uyu mwaka. Ndakubwira ngo Imana igukurikirana uyu mwaka. Ndakubwira ngo Imana igukurikirana aya mezi. Imana igukurikirana. Amen. Imana igukurikirane kugera ku rwego ivuze ngo njyewe ubwanjye nzabyikorera kugira ngo izina ryanjye ritagira gute ridatukwa. Izina ry'Imana ryawe gutukwa kuri uyu mudugudu, izina ry'Imana ryawe gutukwa muri iri torero, izina ry'Imana ryawe gutukwa, izabyikorera. Amina. Zabyikorera, 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 zabyikorera. Abantu ntibabikora ariko izabyikorera. Abantu ntibabibasha ariko irabibashije. Ntacyo baterura ngo bakigezeyo, ariko Imana irabiteruye kuko mu maboko yayo ifite byose. Kumva turi igipfunsi, kumva turi igipfunsi, ureba mu gipfunsi. Kumva turi igipfunsi, mubaye iki? Maze iminsi mfite intego ivuga ngo mubaye iki? Mubaye iki? Mubaye iki? Mubaye iki? Mubaye iki ko Imana yacu ibasha? Hari abantu Imana yabashirije muri iri teraniro, muzamure ibiganza bwe guhana. Hari abantu babonye Imana ibasha. Oya, hari abantu babonye Imana ibasha. Hari abantu babonye Imana yacu ibasha. Hari abantu babonye Imana yacu ibasha.
hari abantu babonye Imana ibasha ibiruta cyane ngo muhaguruke munterere haleluya izina ry'Imana ryageze irabasha Imana ikubashiriza ibyawe Imana ikora ibyananiranye byananiwe n'imiryango Imana ibigukorere byananiwe n'abavandimwe Imana ibigukorere byananiwe na bene wanyu Imana ibikore ibyananiwe abantu Imana igira gute ibikore haleluya riri jambo rsoreje ngo nkuko imbaraga zayo mubaye mute kandi gira hanganiwe n'ubari gufashwa uko imbaraga zayo zidukoreramo imbaraga z'Imana zidukoreramo zaterura ibyananiranye imbaraga z'Imana zibakoreramo zaterura Imana iguterurire Imana iguterurire Imana igukura wari umaze iminsi Imana ikuvane Giye gusenga Imana ni rubasha yafashijwe hari ibintu nibutse ko Imana yacu ari rubasha wewe warucogoye tuzabivugaho ubutaha ariko umunsi umwe Imana irahiye ntabwo izabeshya Dawidi ntabwo izamubeshya wowe urimo kuvuga Imana yarakubeshya Imana yacu irabashije ntabwo izakubeshya Imana yagutuza i Kigali bikemera bari kuhasiga ntabwo Imana izakubeshya Imana yagutuza ino barimo kubasohoramo ntaho bari kubajyana n'ahahari ariko Imana yacu irabashije izagutuza iyo yakubwiye ngo ndaguhagurukije izabyikorera zabikora kare kubikomeza komeza bya bibindi gukora biruta cyane ibyo twebwe twibwira ibyo dutekereza uko imbaraga zayo zidukoreramo baragufite genda wigengesereye Imana iguha ubwami kugira ngo Imana igire ibyo iterura Imana iguha ubwami kugira ngo igire ibyo iterura Imana iguterurire wegekeho inzugi Ngiye gusenga mfite ibyifuzo mfite ibintu ndi gusengera ariko iri jambo ntabwo nari mfite gahunda yo kwigisha ko niko kuri ntabwo nari mfite nabyiyumvishijemo mu gitondo tugurana na sebe ndabwira wowe yobora njyewe nigishe gatoya iminota nka 15 bitewe n'ibyo numvaga Imana ikumbwira mfite ibyifuzo nshaka gusengera hari abantu bafite ibyifuzo hano namwe ariko numvishije nshaka gutereta Imana kuko namaze kumenya ko Imana ibasha cyo kintu Imana yambwiye mu gitondo yambwiye ngo ndi Imana ibasha gukora yiruta cyane ibyo wibwira n'ibyo utekereza maze kumva ko Imana ibasha reba ngo kugira ngo Imana imbashirize ibi byifuzo bibiri tubikore dute tubigenze gute nakora iki kugira ngo Imana ibone ko ikwiye kunsubiza ibi byifuzo ndavuga ngo sinzashima nyuma ndashima mbere iri jambo Imana imbwira ngo ndabasha ndavuga ngo ubwo itarabikora njyewe
ngiye gushima mbere yuko bikora. Ndavuga ngo ndashima nde ko ntari bubivuge kandi mbifite bibiri komeye. Amafaranga ashobora kuba imuna yashyizeho ntibyakunda, ariko bitamenya ko ibaje, kandi numva ashaka ikora mu kwezi kwa 10, kwa 11 no kwa 12, muri ayo mezi abiri kikaba kirakemutse. Nzaza mbivuga. Imana irambwiraga iryo jambo ribwira abantu bafite ibyifuzo, bambwirire ko baje, bambwirire ko baje gukora cyane ibiruta ibyo bibwira n'ibyo batekereza. Ibyo mwibwira bimwe mwasabaga bikini Imana yambwiye ngo izakora ibirenze ibyo musaba, kuko ibasha gukora ibyo mutekereza, ibasha no gukora ibirenze ibyo mwasabye, ibasha gukora ibiruta ibyo mwibwiraga, izakora ibirenzeho. Ibango Mana kuko nibyo ibumbwiye, nibyo uzankorera ibiruta ibyifuzo bibiri mfite muri aya mezi 3. Imana iramwibwira ubwanjye ngo nzabikora, mbwirira abantu ko nzabikora. Nabashije, navuze ngo ikintu ngiye gukora, ngiye gushima Imana, nkorera Imana, Imana izihagarare mu byifuzo byanjye. Ndashima Imana ngikorera nde. Dufite aho inyubako, nguyu murumuna wanjye ndamwandikiye namubwira ngo turakorana mu kazi dukora katara ku mugabo n'akandi dukorana. Kuri konti ufite amafaranga angahe? Ambwira yafite, arambwira ngo kuri konti afite 200. Ndabitanze, ejo uzabibikuza. Ndabitanze ndayatanze. Aze hano azamura inkingi yo kuwa mbere, azamura inkingi yo kuwa mbere. Ninde muntu wumva ushaka kuza gushima Imana nkanjye ukurikije icyo ufite? Wowe ntunyigane, ukurikije ibyifuzo ufite. Ninde muntu uje isengesho ni shema, turapfukama musengera ibi bintu byacu. Imana ikora ibibasha ibyo ibiruta ni bande? Ntabwo kuze wemeko icyayivugaho. Ijambo rya kabiri, aya masaha ntabwo ari amasaha yo kwigisha, ahubwo ni amasaha yo gusenga. Wakubwira ngo wigishe saa 10 ntabwo wakwigisha, cyakoze wasenga. Dusome abantu bamwe batashe, abandi batangiye gusubira mu rugo, ariko hari igihe bataha mu miti mukareba bari hano ariko bagiye. Mfite ijambo rero ritongera ngo tuganire. Yesu ashimwe. Soma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Basoma igice cya 7 murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15. Murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15. Abantu bambanjirije bari bafite amavuta menshi cyane. Ndimo kubwira mwarimu nkamubwira ni wandetse wenda nkazigarukira, wenda abaririmbyi bakaririmba, hari n'abantu bari basabye kuririmba. Arangije arambwira ngo ndavuga. Nageze hano mu gitondo, mu mama nasanze yigisha yababwiye amakuru ya bakobwa ba Serofehadi, ngo bari 5, ngo ariko igihe kigeze se wabo arapfa na nyina basigara bonyine, ariko Imana itabura uko igenza ngo bayisenze ngo irumva. Bayisenze igira gute? Irumva. Mbwira umuntu mwicaranye ngo Imana yo mu ijuru irumva. Yavuze rero amagambo abiri akomeye. Yavuze ijambo ryitwa itegeko, avuga n'ijambo ryitwa uburyo. Bivuga ngo uburyo bwo mu bantu bujya burangira, ariko Imana twicaye imbere iri Imana ifite iki yemwe? Uburyo. Ifite uburyo. Ijambo rya kabiri, umumama umwe nawe aratwigisha, aratubwira ngo Yesu, ngo kureba kuri Yesu. Mwabyumvise nabyo? Aravuga ahamagara indushyi zose. Ubu abantu bararushye, utarusha araremerewe. Utarushye araremerewe.
Wari igihe uba urushye ariko nta buremere ufite. Hari abantu barushye ariko banaremerewe, ariko Yesu ibyo byose nabyo ajya abikora, akaruhura indushyi n'abaremerewe akagira gute yemwe akabaruhura. Ni umugabo mwiza, nta bugoma agira, ntabwo ameze nk'abantu. Mwavugiye ngo amen. Rafiki nawe aratwigisha aratubwira ngo Imana irabasha. Buriya nyuma yo kubasha kwayo nta kindi burya twagakwiye kongeraho. Igihe muba mu materaniro nimuyakurikirane, buriya nyuma yo kubasha kwayo wakongeraho iki ko? Niba Imana ibasha gukora ibiruta, ibasha kubabarira, ibasha gukiza, ibasha guhindura, ibasha kurema, ibasha kuzahura, ibasha kurengera, Imana ibasha kuzura, ibasha gukora ibiruta iby'abantu bakora. Imana irabasha gukora cyane ibiruta ibintu tuyisaba. Ashyiraho ijambo rya kabiri ngo ndetse n'ibyo twibwira mu mutima. Hari ibintu tujya twibwira ntitubivuge, ibyo nabyo ngo Imana irabibasha. Yimera icyubahirira abantu. Buriya ku bumana bwayo igikora tutasenze igakora. Ntabwo dusenze ntacyo. Imana idukorera ibintu tutanasenze. Ubu muri hano iwawe irimo gukora, mu bana ku ishuri irakora, mu rugo irakora, iyo usinziriye ibiri mu kazi ihora mu kazi. Hari igihe turyamye iri mu kazi, naraye ndyamye mu nzu habaye siri kunumva ibintu biturika, turasenga ntitwiryamye. Umugore avuga atari ko bihiye nijoro ntibirayireba, turiryamye. Mbyutse mu gitondo cyane nsanga byasirikwi byavuyemo, arangira ngo atese biracyari muri nabirimo. Imana n'igihe turyamye igera no mu mashanyarazi gakora. Muyimere icyubahiro. Nyuma yo kubasha rero mwarimu nta kindi nagere, ariko ngiye kongera irindi jambo rivuga ngo ni rito cyane. 11 hari ijambo rivuga ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, ngo abigishwa be benshi bajyana nabo. Nubwo ahantu yajyaga ntabwo yajyaga agenda wenyine, ntabwo ahantu Yesu ajya aba wenyine, agira abamuherekeza, abamukurikira, abagenda, abafana, byose biba bihuriyeho. Bageze hafi y'irembo ry'uwo mudugudu ahura n'abikoreye ikiribo. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye, umwami Yesu ageze gute? Bari bamuherekeje, hari abari baherekeje Yesu, hari abari baherekeje umupfakazi. Rwari urujya n'uruza rw'abantu bagiye guhura. Bamwe barariraga, abandi bari bakurikiye Yesu bavuzwa imirimo n'ibitangaza. Ariko Yesu nimwumve ngo umwami Yesu amubonye amugirira iki yemwe? Imbabazi. Aramubwira ati wirira. Yegera ikiri bagikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabadatuka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni iri jambo ngira ngo dusengeremo rimuvuga ngo Yesu akore ku byawe. Amen. Yesu agira ibintu akora. Amen. Gira mugenzi ngo Yesu abikoreho. Abikore. Yesu abikoreho. Nabyo ajya bishobora, ariko Yesu abikozeho birakunda. Amen. Ya magambo dusomye yanditswe na Luka, ariko kuyandika kwa Luka si we wakoze. Luka ntabwo yakoze, cyakoze yaranditse ariko ntiyakoze. Luka yari umuvugabutumwa nkatwe. Matayo yari umuvugabutumwa nkanjye. Mariko nawe yari umuntu nkatwe. Yohana nawe yari umuntu nkatwe. Aba bantu rero uko ari batatu banditse ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ariko nubwo bagiye bandika ubutumwa bwiza, ibyo banditse si bo babikoze, ahubwo banditse iby'Imana yakoze, Yesu yakoze. Bo bagiye bavuga ibyo Yesu yakoze. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ibintu Yesu yakoze n'ibyo yanditse,
uko babisize icyo gihe babyandika bikora, nagira ngo mbabwire ngo na bugingo n'ubu birakibitsemo imbaraga zo gukora. Ni inyuguti, ariko muri izi nyuguti zibitsemo imbaraga. Ibi inyuguti ni ukuri. Singizi. Rafi singizi. Singizi. Mwazibonye inyuguti? Ariko izi nyuguti zimaze imyaka 2000 zanditswe na 23 n'abatangariza ngo zibitsemo imbaraga zo kugira gute, zo gukora ibintu bikomeye. Iyo tuvuze izi nyuguti tukazikora tukazivuga, nyirazo wazandikishije, mwavugiye ngo amena, ari inyuma yazo araziherekeza agenda zitera inkunga y'izi nyuguti. Ni nyirazo ntagaragara ariko ziri bugufi. Yesu ntabwo agaragara ariko arahari, umumera icyubahiro. Ntagaragara ariko agize gute yemwe, arahari. Nuko mutamubona agenza amaguru ariko arahari, nubwo utamubona azamura amaboko ariko agize gute yemwe, arahari. Kandi iyi nkunga yayemereye abakozi bose, yaravuze ngo nimugende mu misozi, mu midugudu, mu mahanga, mwe muvuge gusa. Twe yadutegetse kuvuga gusa. Yego undakikorera, twebwe yadutegetse kuvuga gusa. Yaravuze ati nimugende muvuge, ibindi sibibareba n'ibyanyu. yego Ariko turashimira Imana ko dufite umuterankunga w'inyuguti. Iyi si yuzuye ibitabo byinshi, ariko hari umuterankunga w'icyo gitabo. Mwavugiye ngo amen. Aba bagabo rero uko ari batatu bose banditse ibyo Yesu yakoze, bagenda babyandika, bagenda babigarukaho. Ariko nubwo bagiye bandika ibyo Yesu yakoze, aba bagabo ntabwo bavuze Yesu kimwe, nta nubwo bamubonye kimwe. N'imyandikire yabo bandika ibyo Yesu yavuze n'ibyo yakoze, ariko bose ntabwo babonye Yesu kimwe. Ariko nubwo batamubonye kimwe, bavuze umugabo umwe. Mwavugiye ngo amen. Uwitwa Matayo yabonye Yesu nk'umwami, aravuga ngo njye ndamubonye ni umwami w'abami. Azasanga ubutumwa bwa Matayo agaruka ku by'ubwami bw'Imana. Nuko Matayo amubonye, yaravuze ngo njye nta kundi mubonye, mbonye Yesu nk'umwami w'abami, mbonye Yesu nk'umwami uruta abandi bose, mbonye Yesu nk'umwami udapfa, mbonye Yesu nk'umwami ukiriho utajya urangira, ahubwo umwami uriho. Avuga iby'ubwami arinda asoza aritahira. Bukeye Mariko nawe araza, abona Mariko nawe aravuga ati Mariko uravuga iki? Mariko aravuga ngo njye hari uko namubonye, aravuga ngo njye mubonye nk'umukozi ukora. Muri Yesu mwicaye imbere, usomye muri Mariko igice cyacu mu murongo wa 45, hari ijambo Mariko yavuze, yaravuze ngo Yesu ntabwo yaje gukorerwa, ahubwo yaje gukora. Ubu nimurebe ibyo mwese mwakoze, nta kintu mwakoze, ni murimo gukora. Yesu yaje gukorera abantu, ntabwo yaje gukorerwa. Yesu aradukorera. Hari umuntu avuga ngo ndakorera Imana, ntacyo tuyikorera. Yesu ari mu kazi, niwe ukora, akorera muri twe ariko akagira gutagakora. Hari umuntu avuga ngo igihe nitangiye, ntacyo witanze, nuko yakoreye muri wowe, utariho n'abandi yabakoresha bagakora. Hari igihe umuntu avuga ngo ngiye mfite amavuta, nta mavuta umuntu agira. Ni Yesu uguha ibintu byo gutanga mu gihe abishakiye, ukabitanga kandi akabiherekeza bigakora. Mwavugiye ngo amen. Yesu arakora. Yesu arakora, buriya nta muhanga w'ibi bintu. Wasomye ijambo mu Bakorino, habaye impaka za Pawulo na Kefa na Apolo. Uzahasanga ayo makuru ngo bari abagabo, ngo abantu bamwe ngo kubera aba bagabo baravuga, bamwe bakavuga ngo twe turi aba Apolo, bandi bakavuga ati twe turi aba Petero, bandi bakavuga ngo twebwe turi aba Kefa, bandi bakavuga ngo twebwe turi aba Pawulo. Ariko Pawulo aravuga ati rega, haba Petero, haba na Apolo, haba nanjye ubwanjye, muri twebwe twese nta muntu ufite imbaraga, nta muntu ugira. Hari abantu bavuga ngo nagiye ahango nkora ibi, ngo ndakaze, ngo nsura abantu, ngo nkora ibitangaza, ngo nimuze, ngo nimunye.
kurwana muri ibi bintu iyo rafite avuze n'iyicari undi yaririmba nk'iyicari mwarimu yanyobora akavuga nk'icara umwanya wabura agaceceka kuko nyiri ibi bintu niko yabishatse niko yabitekereje. Nta muntu ukora abantu bababwire ngo barashoboye ntabwo bashoboye. Witwa Rukaneho ngo abona Yesu nk'umuntu w'umunyembabazi. Uyu Yesu twicaye imbere mw'abantu ni umunyembabazi. Umunyembabazi yatugirira imbabazi kandi imbabazi ze iyo azikuzanye akugirira n'icyizere. Uzabibaza Pawulo abwiye Timoteyo, yaramubwiye ngo ndashimira Kristo Yesu wanekerejeho, yamurangiza ngo akabona ndi uwo kwizerwa ngo akangabira umurimo. Aravuga ngo nubwo nabaje kumutukanye n'umunyarugomo, aravuga ngo ariko ibyo byose Yesu yarabimbabari. Aravuga ngo Imana ihimbaze. Ndetse ngo mbabwire ngo turashimira uwo ni umunyembabazi. Sibye ko abantu banzi imbabazi ze, ariko Yesu ni umunyembabazi Imana. Kandi imbabazi ze si ukubabarira ibyaha gusa. Imbabazi yazigaragaje hano igihe kimwe yanyuze i Nayini. Yari mu nzira agenda, yaravuye gukora akandi kantu ahantu nabwo agakora ataragera. Uyu Yesu no mu nzira abakora. Haleluya. Nimugire ngo akorera ku bantu gusa. Harakora. Somye mu gice cya mbere cy'ubu butumwa cya 7 wasanga amakuru ngo y'umusirikare ngo yari afite umugaragu we ngo arwaye, ngo kandi uwo mugaragu ngo yaramukundaga cyane. Ngo igihe kimwe rero ngo ararwara, ngo abona umugaragu warapfa. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugaragu musirikare ngo asanga abakuru b'isinagogi, ni nkuko yasanga pastori wa hano agasanga na mwarimu, ngo aragenda ngo arababwira ngo nimugende mumbwirire Yesu wanyu, mumubwire ko umugaragu wanjye agize gute yemwe arwaye. Aba bakuru b'isinagogi Bibiliya iratubwira ngo nabo bumva ayo magambo ngo basanga Yesu, ngo baramuhendahenda. Uyu Yesu akunda abantu bamuhendahenda. Hari n'abantu baba batagendahenda Yesu babaye abaribwa, hari n'abantu babaye abarakare. Mbura n'abantu barakaye, ugahora n'umuntu yararakaye. Ticana nyereka Yesu. Yesu sura mwiyereka arakumarira iki? Ararakaye. Uzamukura ese ko yavuze ko atazagaruka nini? Ajya ngo Yesu azagaruka ino, azagaruka inaha nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 nibwo azagaruka ino. Mu bwami bw'imyaka 1000 Yesu azagaruka ino. Yaravuze ngo ubwo azagaruka azahagarara ku bicu avugirize gusa, abe bazazamuka bamusanga. Ntabwo azakongera kwiteza ina. Nanjye ndi Yesu sinahiteza rwose. Ni hariya gusa. Aha yarahaturekeye kugira ngo tuhabe, ariko ntabwo azahagarara. Abakuru b'isinagogi bajyanye ibintu bibiri. Naratangara. Hari abantu basenga, hari abantu bazi gusenga, hari abantu basenga by'urusaku, ariko hari n'abasenga iyo umuntu asenga akiranuka agasengesha imirimo. Aya masengesho abiri nimukavuga n'ibintu byinshi. Niba watanze n'ibihumbi byawe veni, ujye ubihagara uvuga ati natanze veni seje mu bivuye mu mutima. Ujye ubisengeraho gusa ntukavuge byinshi. Si ngombwa kuri Imana ngurera ngo nguvuga gitarama nguratseka neza, ngo ufite amenyo meza, ngo urambara ukaberwa, ngo wakunyereka ngo nagugura agafiriti, ngo ngagwana akabanga, ngo ko kwa Nyirangarama, ngo ngaguhana agashya, ngo unabuze uko mugenza, ngo naguhana akarabo, ngo ariko Mana ngo bizu, ngo bizu. Iriya ni injuga gusa zitagira umumaro. Hakabanga wabanduka akaduhaze ko nitwe turira Yesu. Yesu agibi hano mu ijuru tutazarya. Ninde bababwiye ko mu ijuru hari bayibi? Ni mu bitapfune muri ino ijuru nta kurya kubayo. Aba bagabo basanga Yesu ngo baramuhendahenda, baramubwira ngo databuja we
yirirwa atyo. Umuntu akwiye gutabarwa, akwiye gukirizwa umwana, akwiye kumvirwa, akwiye gusengerwa. Uwo muntu akwiye uburinzi, uwo muntu akwiye agakiza, akwiye gukira. Ni umuntu ukwiye. Yesu arababwira ngo nimuze tugende tujye kumukiriza umwana dushingiye kuri icyo. Naratangaye umugabo musirikare ngo Yesu ataragera iwe yamubwiye ijambo rikomeye. Yaramubwiye ngo nimumbwirire databuja ko bidakwiriye ko agera hano. Aramubwira ati nanjye ndi umuntu mfite abagaragu negeka. Iyo mbwiye umwe ngo bikora arakubikora, nabwira umwe ujya aha akagera, nabwira umwe ugenda akagenda. None se ni ngombwa ko agera? Nategeke gusa umugaragu wanjye aragira gute? Yemwe arakira. Nategeke. Yesu ajya ategeka. Si ngombwa ko ahagera, haraza kwendi. Ubu se twe nitugire n'ibigo tuyobora bari hamwese ni hari n'abayobozi. Nutayobora nayobora iwe. Jewe nisinyobora nisibona umudugudu ariko ifite urugo Imana yamaye rw'abantu 8. Amen. Jewe nijyubayobora. Kandi ndabikora bigakunda, mera ku mugore nashatse nkamuyobora. Nakurikiza abana banjye 5 nkabayobora. Nakurikiza abandi bakobwa 3 baba mu rugo nkabayobora. Nibyo. Jewe ndi umutegetsi wanje. Iyo mvuze ni bama amazi mwari barayama. Nani musha amazi muri dushe. Navuga ndashaka kurya ibi. Navuga ni mu musego. Navuga ni mu mekamambiri. Ni wagike ndayobora rwose. Siko waba uri umutware muri abo bantu kirwa wihakamambiri wiha amazi. Anjye nzabashakira ibyo barya ariko nabo bakora akazi. Nibwo mbashakira ibyo barya nindangiza nihekamambiri niha amazi niterera ipasi niterere nihanagura inkweto se kubera iki. Ndavuga nishakora ibisha nawe kora ibisha Diego boss. Niba batista ashobora gutegeka iwanyu, uyu Yesu we yategeka ibingami. Bwira mugenzi ngo Yesu agira ibyo ategeka. Ababyizeye muvugire ngo amen. Avuye aho ngaho ngo aragenda yingutse nayini ngo ahura n'abantu bari bikoreye ikiriba, kandi uwo muntu yari umupfakazi yarashatse abyara umwana, amaze kumubyara umugabo arapfa asigarana n'agahungu, wicaye mu gitondo n'agahungu karapfa. Bantu bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje, kandi mu gihe cyabo cyitogeye muri Isirayeli iyo umuntu atabyaraga umuhungu nta gaciro yabaga afite. Icyo ni icyambere bya bindi yavugaga, iyo washakaga mu muryango ukabyara abakobwa gusa nta gaciro wabaga ugize gute ufite. Nahandi iwacu mu Rwanda nuko leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yabikuye ikavuga ko abana bose ari abana, na mbere n'ibyabagaho. Kuko nge mama yambyaye mu bakobwa 8. Abo bakobwa bose baravuga papa ko tuvuye kubyatabyatabyara umukobwa ataramaze nta kintu abyara. Ariko turashimira Imana, mwavugiye ngo amen. Uyu mupfakazi n'agahungu asigaranye nako karapfa. Byari bishatse kuvuga ko umuryango yashatsemo bari kuva ku irimbi agakomeza akajya iwabo, kuko icyari kimubesheje muri urwo rugo n'icyari kitagihari. Yararira nimundebera amarira y'umupfakazi wari ufite n'agahungu nako karapfuye asigaye wenyine. Ntukire ngo kandi iyo umuntu yapfushije abarira bose ntabwo baba bari. Hari n'abarira bakihanagura batihanaguye bakavuga ati twe twamukira. Gusa azaba hata atabone natwe twarabonye. Bakureba bakiriza. Ntukire ngo abantu bose baba bababaranye nawe. Ni Yesu wenyine ujya ubabarana natwe, akamenya umubabaro wacu akawushyira ku munzani, akawuvunjamo ibyishimo, akabivunjamo umunezero. Izina rye rihabwe ikiyamwe icyubahiro. Umubabaro wawe n'agahinda kawe ntacyo bibwiye abantu, ariko Yesu hari icyo bimubwiye. Wateye haleluya. Yesu
Yesu mwicaye imbere we hari icyo bimubwiye. Amahirwe y'uyu mugore, amahirwe ye, bajya gushingura bataragera ku irimbi. Hagati y'irimbi n'iwabo w'uyu mugore bahura n'umugabo witwa Yesu. Amina. Bahura na Yesu, kandi abantu bajya gushingura bihuta kubi. Bahungu ngo bari barimo kwihuta bikoreye ikiriba, babacaho. Yesu ngo yitegereje abo bantu bose, arebye abariraga, arebye abari bababaye, arebye abari bamukurikiye, abavuga ngo ntagende aravayo tujye mu byacu n'ibya mukuru wacu. Abantu bashaka kugabagabana ibye, ibintu byose, abarira ababora bifatanije n'uyu mupfakazi, ugahinda k'uyu mupfakazi. Ariko Yesu ngo atambuka muri abo bantu ngo yegere uyu mugore. Yesu yatambutse ku kiriba, abanza kwegera nyir'ugupfusha. Buri ikibazo si ibibazo mufite, ikibazo Yesu akoraho ni ikibazo cy'imbere. Yesu akunda imbere h'umuntu, imbere ni mu bugingo niho Yesu akunda kuruta ibyo kurya n'amadeni. Sabibaza Dawidi amaze gukora icyaha, Natani amaze kumusanga, Dawidi yavuze ijambo rikomeye. Arangije kwemera ibyaha, yasenze Imana, arayibwira ngo Uwiteka ni wowe nacumuyeho. Amaze kumubwira iryo jambo, amubwira ijambo rya kabiri, arayibwira ngo Mana naracumuye, ariko iby'agaciro byamvuyemo, usubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, kandi ntunkureho umwuka wawe wera. Umunezero n'agakiza biruta amafaranga n'amadolari. Ntabwo murabyumva, umunezero uruta amafaranga, uruta amadolari, uruta n'ibiryo. Aho kugira ngo ngiye mu byo kurya unyime umunezero wabireka, nkaburara ariko nezerewe, nkaburara ariko nkagira gute, ngasinzira ejo nkazana. Hari abantu batunze ibintu batamamarira, badafite umunezero. Nibyo. Aho kugira ngo izaguha urugo rutarimo umunezero, izanure gukomeze wibera umukobwa, ariko bite byawe urugo rw'amarira gusa n'induru n'umujinya sarwihore wibera umukobwa. Ubuse b'amasera ntibazajyayo. Ariko ninde wababwiye ko abantu bose bazajya mu ijuru barashatse? Ninde wababwiye ko abantu bose bazajya mu ijuru barakize? Ninde wababwiye ko abantu bose bazajya mu ijuru baruriye indege? Barababeshya. Hari abantu Yesu azaza asange bakikorera abandi, azasanga bacyoza imodoka, asanze bakirabakanisha, asanze batwarira abandi. Hari abantu azasanga bakodesha mwana. Hari abantu Yesu asanga abantu bagihinga kandi twe tudahinga. Hazaza asanga hari abari ku kibuye n'abari mu mujyi. Hari n'abantu baba bari hano i Kigali kandi ibyanyu biri ku kibuye. Umuntu akaba ari aha kandi ibyo biri ku ruhu hano kuri kw'Imana n'akamabuye. Umuntu ukaba uri aha ibyawe biri mu Kinigi, hariho imirima iri, inka ziri, ibirayi biri, kandi abantu baho bahari nabo ni abakire. Sanga umuntu aba mu Kinigi afite dayihazi 3 na fuso ahinga yohereza ibirayi, umuntu akaba Kirehe ariko afite urutoke hegitari 10, ni umukene. Hari abantu mutura i Kigali ngo yavuze ko tuzatura mu murwa bazahadusanga mukazapfirira. Hari umuntu mwicanye ngo kutura inaha wabivuganye nayo? Ko mutuye i Kigali mwese mwavuganye n'Imana? Ko mundeba se nibimumbwe barize bwati wavuganye nayo? Niba mutaravuganye iyobozi nzati nigire i Muhanga, wigire i Muhanga, cyangwa wigire ku Mugina cyangwa ku Rushashi, birangire niho ibyawe biri. Nzo kwirwa hano tubasengera ngo Mana atabara, ntabwo izabatabara, ubutabazi bwanyu buri ku Rushashi. Aho barihebye, ariko ndaje mbabwira utwiza n'umwe. Hari abantu n'ukuri batuye i Kigali, ukaba utuye hano kandi umufiyanse wawe ari ku Rushashi. Ejo bundi basenyeye abantu, bamaze kubasenyera baragenda bajya gutura ku Gaseke. N'umugabo dusengana ageze ku Gaseke yari afite abakobwa 3, abakobwa be bageze ku Gaseke bahita babona abafiyanse.
dukora ubukwe bwarabaye, none arimo gushimira navuga ati aho ngumi Kigali ntabwo abakobwa banjye bari kubonana n'abagabo, none ndashimira Imana yazanye naha abakobwa banjye ndabashingira, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ukaguma hano i Kigali umugabo wawe ari i Nyamata cyangwa ari i Rutare, ngo sinajya guhinga ngo Kamembe, ngo sinakora no mu bisogororo by'inka, ngo sinakukira inka, nyamara umugabo wawe afite inka 100. Bana mugabo muharaza Uwiteka turakwinginze, tegeka ngo sabe tegeke, uyu mugabo ahari turamukanguye, turamukuruye, turamuzanye, ntabwo azaza mpaka ugiye i Rutare. Bahaye nashoni mugende mujye guhura n'ibisubizo, ibitari i Kigali ibindi biri mu ntara, abantu bakwiye kujya bakajya guhura n'ibisubizo. Barafiki ntabwo abantu bose bazatunga amaduka nk'aho i Kigali ntibikunda, hari abantu bazatunga inka bagira inganda za dayari, aho gucyo bagura za yahuru. Ese ibyo ngibyo ni ibiki? Murajyayo mugomba kujyayo mukajya guhura n'ibisubizo atari ibyo. Muratagangarira inaha mumera imvi, ariko abantu tubaha inasho bagire gute bagende. Murajyayo ko gahunda imeze, gahunda ni ukubohereza ni transferi. Mugende mujye guhura n'ibisozo, muhure n'abagabo, mwubake, mutunge nk'icumi, muhinge ibishanga, muzane ibijumba, muzane ibirayi, mutunge za fuso, muba bakire, mujye mutugemurira abo mu mujyi nabo barye, nawe ukira natwe dukirira hano. Yesu azarira basubizayo. Reka mbabwire utwiza noneho muyimere icyubahiro Imana, ariko ibyo mbabwira umva ko ari ukuri. Nagukuyeyo waravuganye nabo, ariko hari abizanye. Reka turebe abantu bavuganye n'Imana yo gutura mu murwa, turebe mwese muri inaha. Noneho ijambo rya kabiri, erega nimudasubiraho ku neza muzasubirayo ku nabi, bazagusenyera ugende. None se nibagusenyera muzajya? Ibintu byo gusenya nabyo haba harimo gahunda y'Imana. Umuntu bamusenyeye i Nyarutarama Kangondo n'inshuti yanjye baza yaraje na hano, Imana ihita imuha igipangu ku Ruyenzi. Ntabwo yanarikosha Imana niyo yagutabaye ataho nguma ati narimuye n'umwaka ati mu izina rya Yesu ati Kangondo ati ati none Imana yamaye igipangu. Ari ibintu Imana igikora, abantu bakarengana ngo burabika by'amari ngo barayisenye muri yo yangaburaga ngo kandi ngo yitanga ngo narifite munge z'abapangayi, icyuma kimwe nizenda kugwa n'iziriho amabuye ngo z'abapangayi, ngo abana banjye bazarya iginga Imana nganyanya ngo bazutakira ngo barabyemeye, ngo wari warabivuze ngo urazima, ngo none nganye ngwenye. Kandi Imana ishaka kukuremera ibyiza birushijeho. Ariko kuki mukunda kuguma mu manegeka? Niba leta yacu ivuga ati abantu bave mu manegeka batagwirwa n'ibintu, Imana yacu niyo ikunda amanegeka. Mani ibajyane muri za site, nishoboye se? Nishoboye? Nibasha? Niyagutuza muri site, mubwira mugenzi ngo irabasha kugutuza muri site. Ahantu hatabaye ibintu byinshi nimuseseka. Tugaruke. Yesu ageze muri uyu mudugudu, ikintu cya mbere Yesu yakoze yabanje guhura na nyir'ugupfusha. Yesu abanza guhura na nyir'ugupfusha, nubwo murira bakavuga ngo ihangane ariko niwapfushije yo komera, ariko gukomera nizagera ku mubabaro. Yo Imana izakugirira neza, izakugira neza sagaruke. Ntabwo abantu baraguhumuriza ariko nibagera ku ndiba y'ikibazo. Ariko icyo nkundira Yesu akora
karega kakagira gute yemwe baza kubwira uyu mudamu ngo arimureba ngo aramubabarira, amaze kumubabara ngo aramubwira ngo mubyeyi humura. Mbega ihumure we. Somye Zaburi 147 umurongo wa 3 basanga ijambo rivuga ngo akiza abafite imitima imenetse ngo agapfuka inguma z'imibabaro yabo. Ni Yesu wenyine upfukwe ufitiye abantu bose ibipfuko, afite ibipfuko. Ubu Yesu agufitiye igipfuko. Yesu iyo umuntu yashonje agupfukisha igipfuko cy'ibiryo. Yesu iyo umuntu yababaye cyane agupfukisha igipfuko cya keya. Ukamura na bya keya ugahora muri aniveriseri, baby shower, party shower, ibintu byose numvise utuntu twinshi cyane twaje. Ibyo ni ibintu biba barakereye ariko birimo ibipfuko bya Yesu. Twebwe twabyaye za baby shower zitaraza, dukora ubukwe za party shower ngo zitaraza, harimo n'icyitwa ngo niba ari mami shower. Nanjye ndashaka kuzakora akantu. Damu wanjye tumaranye imyaka 16. Hasigaye imyaka mike ngongera nkamufugurura agatimba gashya. Mbari kote ririho na gazi umweru. Ngongera nkaza mu rusengero bakansengera. Ajya nkimara umubabara neza. Munani foto y'ubukwe ngira. Nayo. Nta nakasete ngira. Yego kimwe. Kera bajyaga badufotora bapfukamye gutya. Nubwo niba yarapfukamaga kabishira mu ndumva. Arangije arambwira ngo zarahiye. Binafiri imeze ngo byose ngo byarahiye. Gusingira ifoto y'ubukwe cyangwa umuntu yakamaye kuri telefone, nabwo yari gutyo, nabwo twa telefone twakera twari tukiza, nabwo nikagaragara. Kandi ubukwe bwacu bwabaga buteye ubwoba, twubakaga ibisharagate tugashyiramo n'ibipirizo tugashyira n'ubwo ku nyinyo. Igihe dukora ubukwe twagendaga no muri hiyasi hano i Kigali. Kandi Imana nabwo yabaga yabuvuze. Kandi buriya niba byumva yabaga yabuvuze. Kwicara muri hiyasi na Toyota irigisi. Bakaririmba bakarira ubukwe bwahata. Ariko abantu bubu babura n'amashimwe, amashiragate byaraje, ibintu byiza, indabo, amatapi, ibintu byose, ibiturika, ibintu byose. Kera washakaga bagarisodoneri bapare baje vuba. Hageraga garisodoneri akambara igikota avanya hano nawe akambara ikindi apasiye. Bakayigira mu bukwe Imana ikaba yabukoze, tukavuga ngo yarabukoze, kandi tukaza mu matara tukavuga ati mu yicobera inshuro 7 yarabikoze. Yabukoze tabukoraza. Yesu abanza kugeraho ikibazo kiri. Mbere yuko Yesu azura ibyawe akeneye umutima wawe. Icyo nshatse kuvuga kandi ngiye gusenga. Mbere yuko Yesu aguha umugabo, mbere yuko Yesu agutabara, mbere yuko Yesu aguha imyenda, mbere yuko Yesu aguha inzu, mbere yuko Yesu aguha akazi, mbere yuko Yesu aguha perime, mbere yuko Yesu aguha imodoka, mbere yuko Yesu aguha korogate, mbere yuko Yesu we agutisura akagutabara, akeneye umutima wawe. Abantu benshi bakunda ibyo Yesu atanga ariko ntibakunda kumuhereza umutima, kandi icyatumye yerekanwa kwari ukugira ngo babone ubugingo kandi bwinshi. Bwira umuntu mwicaye ngo Yesu akeneye umutima wawe, ngo wakeneye mbere yuko ibibazo bimuzanaho. Haramubwira ngo humura mubyeyi. Amaze kumuhumuriza Yesu ngo aratambuka ngo yegera ikiriba, bikorekera bavuga ati nimuhagarare. Barahagarara. Bibiliya iratubwira ngo Yesu agikoraho. Ariko Yesu akoraho. Amen. Yesu akoreho. Amen. Yesu akoreho. Uyu mugoroba akoreho. Aya masaha agira icyo akoraho. Agere kuri kiriya agire gute yemwe akoreho. Agere ku nzange agire gute yemwe akoreho. No ku cyawe Yesu atambuka agire gute yemwe akoreho. Kuri iki kirengarenga Yesu agire gute akoreho.
amuvana niba ari ikirago cyangwa se rikeye, amukura yamusubiza nyina. Aravuga ati mubyeyi, fata umwana wawe. Yesu yikomereza imirimo ye, Yesu arigendera. Mwavugiye ngo amen. Iyo Yesu abikoze byari byapfuye birazuka. Iyo Yesu abikoze ibitumvaga birumva. Yesu akoreho. Abantu bari aho bose ngo baratangara, baravuga ngo mbese uyu ni muntu ki? Baravuga ngo umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, agendereye ubwoko bwayo. Iyo Yesu yakoze abantu barabimenya. Vuga ati umuhanuzi ukomeye muri twebwe agendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru yamamara hose. Navugiye ngo amen. Mu Bayuda hose no mu gihugu byose bihereranye naho biramamara. Baravuga ngo Yesu arabikoze. Yesu agukorera ikintu cyamamara, wenda n'abantu babimenye. Hari n'abantu Yesu akorera akantu ntibabimenye bikagarukira iwawe, ariko tugiye gusenga tumubwire ngo gira icyo ukora, wenda no mu isibo babimenye. Ariko Yesu agutabara ntitubimenye, aguhe n'ibyo kurya ntitubimenye, anakwambike ntitubimenye, agukize ntitubimenye, akubakira inzu ntitubimenye. Abantu bafite ubwoba bw'abazimu, niyo Yesu akoze banga gushima ngo batazanduka. Yesu akore kwera unanirwe kuza kuvuga imirimo ye, aguha iduka mu mujyi unanirwe kuvuga ngo batazayihuhera. Gusa abantu babitse amashimwe mushumba banyabitse banze kuvuga ngenzi. Niyo abarokora ubivuze ngo barabihuhe, ariko umuntu ahuheye ibintu by'Imana. Kugira ngo tujye duhana Satani n'abadayimoni gasopo, tubabwire ngo ibyacu byavuye ku Mana, ntabwo byavuye ku bazimu zabaririza. Ibintu byavuye ku Mana, nta kibinyeganyeza, nta cyabikoraho. Niba bitaravuye mu manyanga no muri bene wanyu no ku bantu bikava ku Mana, nimukagira ubwoba. Irabirinda, irinda ijambo. Haleluya! Imana irabirinda, irinda ijambo ryayo. Wateye haleluya! Imana irinda ijambo ryayo, irabirinda. Kandi ibirinzi kurindana nabyo. Hani kirinda we. Rinzi yararinze aravuga ngo Imana irinda Abisirayeli. Ihora iri maso ntigira gute yemwe nisinzira. Tuyikomera amashyi menshi cyane. Ihora iri maso nisinzira. Imana irinda Abisirayeli. Ihora iri maso ntigira gute yemwe nisinzira. Imana ibikoreho muri uyu mugoroba. Tugiye gusenga Imana. Yesu atambuka bikoreho. Tambuka akore ku byawe. Hari igihe umuntu agira ibibazo n'umugabo atabizi, ukagira icyifuzo mu mutima n'umugore muryamana ntakimenye, ukagira icyifuzo mu mutima n'abarimbyi murimbana ntibabimenye, ukagira icyifuzo mu mutima na perezida wa korali yawe ntabimenye, ariko iyo wakibwiye Yesu akagikoraho, mwavugiye ngo amena. Iyo agikozeho n'abatari babizi barabimenya, n'iyo utavuga barabimenya. Icyo nkundira Yesu, iyo akoze akora ikigaragara. Yesu ntabwo ajya akorera mu mwijima, akora ikigaragarira abantu bakavuga amakuru nawe ubwawe utarayavuga. Amaze kuzura uyu muhungu, abari aho bose bagiye bavuga ngo aramuzuye. Agize gute yemwe? Aramuzuye. Yesu agukorera ikintu kimenyekana. Amena. Guhagakiza abantu ntibabimenye. Hari n'abantu bakirwa abantu batabimenye. Gize abantu bakirirwe batazi ko bakirirwe, niba abo n'umugabo n'umugore ntibabizi. Cyakoze mu rusengero ugatira mu muroko. Nigeze kujya mu mujyi muraho, ni Yesu ashimwe mwene data. Arangije arambwira ngo Nuraho. Hangije aranyegera avuga tutaneza abantu. Nese gute? Ntabwo bazi ko nyijwe ati ibyo bintu hano nibikora. Ariko ukizwe n'abantu ntibabimenye. Ikindi gihe njya mu mujyi njyanana n'umuntu duhura n'abantu baturutse nk'ariya, mbona agiye ahobera ipoto gutya. Arayihobera ngira nisereri kwishe n'inzara bigenze gutya. Arangije mbona abo bantu batambutse, mbona arahindukiye arabarenga. Amaze ari byagenze gutata aho bambona kubera guhemuka. Imana ibaha agakiza kavuga. Ugakizwa n'umugore wawe ntamenye ko ukijijwe, n'abana ntibabimenye.
harizo umuntu mwicaye ngo abantu bazi ko wakijijwe cyangwa ni ibyaha hano gusa mu rusengero mu itorero ryawe aho uteranira bazi ko uri umukirisitu. Tugiye gusenga, tugiye kubwira Yesu ngo uyu mugoroba Yesu abikoreho. Navugiye ngo amen. Yesu agire gute yemwe abikoreho, akugirira imbabazi, agira icyo akoraho, izina rye rihabwa icyubahiro. Mwegeke inzugi dusenga Imana, twinginga Imana, duhamagara Imana, tuyibwire ngo Mana turagira ngo ibintu byacu bikoreho. Kandi ijambo rya mbere Yesu agiye gukoraho, agiye gukora ku mutima. Imana ihimbazwe. Ndashaka guha amahirwe umuntu ushaka ko Yesu akora ku bugingo bwe. Ibintu byose Yesu yaguha utamufite ni umuruho uba wakiriye, ariko iyo Yesu umutunze akumara umubabaro, akumara umuruho, akumara intimba, akumara agahinda. Yesu ni byose ku bantu bagize gute yemwe bamufite. Abantu bararushye, baruhiye mu rusengero, baruhiye mu matorero, baruhiye mu madini kubera ko bibagiwe icy'ingenzi. Abantu bakababwira ibidakwiye, bakababwira iby'ingenzi. Ubu abantu bababwira ubutabazi, ariko niba babwira umugabo utabara, niba babwira n'ubutabara, fondasiyo y'ubutabazi ni ukuba ufite Kristo. Fondasiyo y'ubutabazi ubwo ari bwo bwose ni ukuba utunze uyu mwami witwa Yesu. Iyo ahari ibintu byose biba bihari. Kera tugikizwa bajyaga bavuga ngo mbere na mbere iki yemwe, none mubanza ibitari Imana, nimubanze Yesu. Bakobwa mubanze Yesu, bagabo mubanze Yesu, babyeyi batubyaye dukunda nimubanze Yesu. Bene data wa Kristo torero mubanze Kristo, ibindi bibone kuza, izina rye rihabwa icyubahiro. Duhomeka amaso yacu dusenga n'Imana gatoya, twinginga Imana. Yesu agiye gukora ku byawe, Yesu agiye gukora ku bugingo bwawe, Yesu agiye gukora ku mutima wawe, Yesu agiye gukora mu rugo rwawe. Hari ibintu Yesu agiye gukora, ariko nawe hari icyo ashaka. Ashaka wowe bwa mbere, arashaka umutima wawe, arashaka ubugingo bwawe, arashaka abana bawe. Hari umukobwa twahuye arambwira ati narapurayinze biranga, ati ndashaka kujya muri Canada, ati mbwirira Imana. Nayo navuga none surakirirwa, ati wapi, ati atariko Imana ibasha no gukorera abapagani nguvura ababi n'abeza, nibarakubeshya bazukizwa. Bibira ababi n'abeza se by'abana bitandukanye n'ibya rubanda. Imitsima ya rubanda itandukanye n'iy'abana. Ibintu byose biri aha tuvana hano ni imitsima y'abana, ntabwo ari imitsima ya rubanda. Oya, ni imitsima y'abana. Ibyo tubabwira ni iby'abana, iby'abana banjye n'abanjye, iby'abarafiki n'abawe, kandi abawe ni baba banjye. Bana banjye ni baba bana ba mushumba nibikunda, abanjye n'abanjye ni ngese bakagira na nyina. Ntabwo bazitwa bawe, nibanditse no mu irangamibere yawe. Ikindaje ishinga n'abanjye, ntabwo ndaje ishinga n'abawe. Uri wese nabe, uri wese n'abana yabyaye. Na Yesu nuko abe arabazi. Nasomye ijambo rimbwira ngo abanjye ndabazi, bazi n'amazina, niyo batatse ndabumva. Bahagurukira kubatabara. Rijana rimba aravuga ngo abayo yabamenye ndetse kera cyane. Yesu azabe, Mana isabe, Mana isa abantu bayo, niyo igenda imenya bayo. Kandi njyewe narabyaye abana banjye batanu bose nzi nuko bari. Kiwa abana banjye nubwo washira mu bana 10,000, umwana wanjye akarana navuga ni ryoshwe n'icy'umwana wanjye. Haleluya! Cy'umwana wanjye. Uzareba ababyeyi babyara, umubyeyi yamaze kubyara bafata uruhinja bakarumushiraho bakarumwereka tubyaye agakobwa cyangwa agahungu, agakomeza wenda mu mubabaro, wenda bari kumubaga ariko bamubwiye icyo yabyaye. Ya sura yabonye niyo avuye mu kinya no muri koma akomeza kuyireba. Ufashe uruhinja rwe ukarurambika mu mpinja igihumbi, yaza agatora mu ruhinja. Imana iza abantu bayo. Bwira mugenzi wawe Imana iza abantu bayo. Imana iza abantu. Imana iza abantu. Kugira ngo Yesu abaza atabare aho imbere. Yesu agiye gutanga agakiza muri iri teraniro muri uyu mugoroba ku kirengarenga. Ibindi byose arabifite, arabidufitiye. Icyazanye Yesu ntabwo yazanywe ngo tubone ibyo kurya, ahubwo yerekanywe ngo tubone ubugingo kandi bwinshi.
nasomye ijambo muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18, basanga ijambo rivuga ngo kuko ibyo twacungujwe atari ifeza cyangwa izahabu byangirika, ngo ahubwo twacungujwe n'amaraso y'igiciro ducungurwa n'ibintu bitangirika by'agaciro. Ifeza zirangirika, izahabu zirangirika, ibyo kurya birarangira, umubiri uvaho, amazu barayasenya, imodoka zirashya, zirahirima zigasaza. Hari ikitarangira, umwami twizeye ntabwo arangira. Twacungujwe n'ibitangirika, twacungujwe n'amaraso ya Yesu. Mwavugiye ngo amen. Ninde muntu wakwakira Yesu muri riterano ukaba utamufite ubwa uravuga ati naje maze n'igihe nzandi n'inshuti yanyu ariko nawe mfite. Niba uhari turaguha amahirwe urambura ikiganza kugira ngo Yesu atazabitubaza nabyo. Hari ibintu Yesu azatubaza, abavuga butumwa azatubaza ati ibyo nabatumye si byo mwavuze. Numva rafiki, ibintu Yesu yadutumye yaratubwiye ngo nitubwire abantu bihane bahindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwabo ubone uko izivuye ku Mana. Ntabwo yatubwiye ngo nimwakire, mwirabikoze, mwirabizane, mwirabatishije, mwirabazamuye, mwirababyibushye, mwirabiriyongereye. Hari umuntu wigeze kumanurira mu iteraniro ati we ati Imana irambwiye ngo uzabaha imyaka 150. Avuga nurampfunyiciye 150. Undi arangije aravuga ngo Imana irambwiye ngo uzabaha imyaka 200. Igatsindwe n'Imana. 200 si ubwo naba ndi umuntu cyangwa naba narabaye iki? Yanjye ni 85 wenda aho ngaho. Haba myinshi kaba nka 90. Bikambye ati mwana wanjye ngwino twigende imyaka 50. Mfite nyogokuru wanjye afite imyaka 106 yabaye umwana. Nicyo mukecuru ari akirizaga abantu kaze se ko warize akarira mukecuru akarira. Wajya kumoza mu biyongiye mu kiro twa bombo, nkatukura twa bisi twa bombo, nkatwa twa yahurute, utuntu ngutwo tuduhenda ba. Iya tubonye twa bombo akatajye kutangaseka. Iyo batamushuhuje ararira, iyo batamugaburiye ararira, utuntu twose abayiriza mu ruhinja. Arahari ngo tugusengere, tuguha amahirwe tugusengere, wakire Kristo nk'umwami gusa umutane. Rambura ikiganza tugusengere Imana. Nge nawe usoreje ngiye guhereza mwarimu n'ubundi abo umushumba adusengera Imana. Abwire Yesu amutwingingire, amubwire ngo n'abantu bakwiriye kugirirwa bacya, Mana agira icyo bakorera. Nibyo nanjye ndimo, nanjye agira icyo nkorera. Ariko wakwakira Yesu kukirengarenga nagire gutya tugusengera Imana. Ntacyo bitwaye, nta soni zirimo. Rambura ikiganza. Ntabwo abakirijwe bose ari abaswa, hari n'abadogiteri bakirijwe, hari n'abafite amafaranga batizwe n'abize barakijwe usibye wowe. Rambura ikiganza tugusenge. Nabonye n'abajenerali bakirijwe, nabonye n'abamajoro bakizwa, nabonye abantu yewe uza abantu bakirijwe, nabonye abakire bakizwa, nabonye abantu bakaze. Ariko wabwira umuntu mugenzi wanjye nkatwe abakiritse ngo kizwa, akavuga ati wapi nge simbishaka. Gira gutya tugusengere, gira gutya. Murakoze cyane. Yesu ntabwo azabimbaza. Ndagira ngo rero duhaguruke dusenge, tubwire Yesu akoreho, agira ibyo akoraho. Twakire mwarimu yigire hino adusengere Imana. Karibu mushumba uzo dusengere, utubwirire Yesu ngo nabikoreho biriya na biriya na biriya. Imana ibaho umugisha.